Ndabasuje kandi mbahaye ikaze nk'uko bisanzwe. Ndi Denise Ishimwe. Ubukwe ni umwe mu mihango ikomeye mu buzima bwa muntu. Ni umuhango ukomeye kubera ko uhuza imiryango, ugatuma umuntu ashinga urugo rwe, akabyara ndetse n'igihugu kikunguka amaboko. Imihango y'ubukwe yagendaga itandukana hagendewe ku muco, idini n'akarere aho abantu baherereyemo. Mu Rwanda rwo hambere, ubukwe bwari ubw'umuryango. Imiryango yabonaga ko umusore cyangwa inkumi bakuze, kandi uko bageze igihe cyo gushinga urugo, yatangiraga gutera intambwe zagenwaga n'umuco. Aha, ngiye kubagezaho ibice by'ingenzi byari bigize imihango y'ubukwe bwo hambere. Nkaba narifashishije igitabo cy'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco cyitwa Indangagaciro z'Ubukwe Nyarwanda, ndetse n'imwe mu nyandiko za Musenyeri Bigirumwami Aloyize. Ni mu kanya. Igice cya mbere ni ukurambagiza. Kurambagiza ni ukureba uburanga bw'umukobwa cyangwa umuhungu, ubwiza, imico n'imyifatire bye. Mu kurambagiza habagaho kumenya no kugenzura imyitwarire, imibereho, imikorere, isuku ndetse n'umuryango umuhungu cyangwa umukobwa akomokamo, kugira ngo bamenye niba yarahawe uburere. Umuranga niwe wafashaga imiryango y'abateganya gushyingiranwa kumenyana no gutunganya neza imihango ijyanye no kurambagizanya kwayo. Umuranga yabaga ari inshuti y'imiryango yombi, ishaka guhana abageni, cyangwa akaba umuvandimwe w'umuryango umwe, ariko azinanye n'abantu bo mu muryango bashakamo amaboko. Iyo umuranga yamenyeshaga imiryango we yatoranije, umusore n'inkumi bashoboraga guhura, bakamenyana cyangwa bakaganira mu buryo busanzwe. Igice cya kabiri ni ugufata irembo. Gufata irembo byakurikiraga kurambagiza. Bikabera iwabo w'umukobwa. Imisango yo gufata irembo no gusaba yarihutaga, kuko ubusanzwe mu Kinyarwanda ntawimana irembo. Iyo umuryango w'umusore wabaga wemerewe irembo, hakurikiragaho umuhango wo kurifata. Mu gihe abo mu muryango w'umusore bagiye gufata irembo, bageraga iwabo w'umukobwa bakakirwa, bakazimanirwa, maze uhagarariye umuryango w'umukobwa akabaza ikibagenza. Umuranga, se w'umukobwa cyangwa undi wo mu muryango w'umusore watoranijwe, nibo bajyaga gufata irembo. Umuryango usaba watangaga inka y'ifatarembo ku bifite cyangwa isuka ku baciriritse. Bwabaga ari bwo bwa mbere imiryango yombi ihuye, ikaganira ku bijyanye n'ubukwe bw'abana babo, bakajya inama ku bizakorwa n'ibizakenerwa. Igice cya gatatu ni ugusaba no gukwa. Gusaba umugeni ni umuhango wakurikiraga gufata irembo, ukabera iwabo w'umukobwa. Umuhango wo gusaba, umuryango w'umusore watoranyaga abakwe bazajya kuwusabira, bakagenda bayobowe n'umukwe mukuru, bitwaje inzoga yo gusabisha. Wari umuhango wo guha agaciro imiryango, kuko umusore ntiyabaga yemerewe gutwara umugeni atamuhawe. Ibyo byari ikimenyetso cy'uko umuryango w'umuhungu uha agaciro umuryango wareze umukobwa. Mu gihe cyo gusaba, umuryango w'umukobwa niho wahitaga wemerera umuryango w'umusore umugeni. Ibyo bikagaragaza kwihesha agaciro nk'umuryango no kugahesha abawukomokamo. Nyuma yo gusaba, hakurikiragaho umuhango wo gukwa, ugakorwa n'umuryango w'umusore kandi ukabera iwabo w'umukobwa. Umusore yagwaga inka, isuka cyangwa andi matungo, nubwo hose bavugaga ko bakoye inka. Inkwano yabaga ari ikimenyetso hagati y'imiryango yombi, ko ibaye inshuti. Inkwano yari ipfundo ry'ubumwe hagati y'imiryango yombi. Mu muco nyarwanda, inkwano ntiyabaga inzitizi. Yaba yabonetse cyangwa itabonetse, ntibyabuzaga ubukwe gutaha. Igihe inkwano yabaga yabuze, umusore yashoboraga gutenda. Ni ukuvuga, gufata igihe kwa sebukwe, akora akazi gasimbura inkwano, cyangwa agahabwa umugeni w'ubuntu. Aha, twatanga ingero z'uburyo butandukanye bitewe n'agace uko byakorwaga. Ubundi usaba yaravugaga ati: "Nje guhakwa, murampake neza, mundeme amaboko n'amaguru, mumubuhake nanjye nyoboke mpakwe." Abandi bati: "Ko wazanye inka, izindi ushaka n'iziki?" Undi ati: "Niko bigenda, ushaka guhakwa atura inka ngo azabone n'izindi." Bakigiza nkana bati: "Yarasabwe," bakabijyamo impaka. Nyuma se w'umukobwa ati: "Ndamubahaye." Abakwe bati: "Tugukuriye ubwatsi." Bati: "Ariko icyo tutaguhaye ni inzoga." Umwe mu basangwa ati: "Muramumuhaye kandi yaranze kumpeka ndwaye?" Cyangwa ati: "Yandumangirije inka." Bakabura nabyo kwigiza nkana, abandi bagakiza bati: "Aragutsinze."
Aha usaba araza ati yemwe bagabo bari aha nimuceceke mfite ijambo ryanzanye. Nuko bagahora agatonda imisango abwira se w'umukobwa atumva kanaka yantumye ngo muve indimwe, ngo ntacyo mwapfuye nta nabi, ngo muhe umugeni w'ineza ngiyi n'inka tubakwereye. Undi ati koko nta nabi yanjye nawe. Ati bagabo bari aha mutanze umugeni? Bati turamutanze koko nta nabi runaka yatugiriye. Bati wowe se? Undi ati ndamutanze. Nuko bakabwira umuranga bati ugende ubwire kanaka uti inzira ni nziza, uti kereka udashaka guhakwa. Nuko umuranga akabashimira ati murakagira Imana, muratubera ababyeyi natwe tuzababera abana. Ahandi bashakaga inzoga ebyiri bakazijyana nimugoroba. Hagendaga se w'umuhungu cyangwa se wabo. Umuranga akazijya inyuma bakagenda. Bagera mu bikingi by'amarembo bati mwiriwe yemwe bene urugo. Abo mu rugo bagatuma umwana akajya kureba akagaruka. Akababwira ati ni inzoga. Bakandurira ibyandagaye, nuko inzoga zikaza bakabatura bakabaha intebe. Umuranga akicara hafi y'inkingi iteganye n'iy'urubumbiro. Se w'umukobwa cyangwa undi ukwiye kugira ijambo muri urwo rugo akicara iruhande rw'inkingi y'urubumbiro bakanywa inzoga. Nuko umuranga agaterura ati nimugire umwami mwa bagabo mwe, mbere hose twarabanye, so abana na data, none narakuragurije, ni uruyuzi ni uburo, namara kuyisoza nkazayikuraho gukira, none nje kukwaka iyo mbuto. Nyir'urugo ati niba ari jye wereje ndakwemereye nzayiguha. Yamara kuvuga atyo impundu zikavuga, bakivuga, bakabyina bakishima. Bagahera ubwo bakajya bajyana inzoga, amapfukire n'ibindi. Bagasaba umwaka umwe cyangwa ibiri, itatu, ine, uko babishaka nuko kandi bifite. Igice cya kane ni ugutebutsa. Ni umuhango wakurikiranaga no gukwa. Umuryango w'umusore wajyaga iwabo w'umukobwa hagamijwe kuganira ku gihe umugeni bazamubazanira cyangwa se bazamubahekera. Hari uduce gutebutsa byakorwaga inshuro zirenze imwe. Umuryango w'umukobwa ugakomeza kwihagararaho kugira ngo umuryango w'umusore ubone agaciro k'umukobwa wabo. Igice cya gatanu ni ukurongora no kurongorwa. Igihe iyo cyabaga kigeze, umuryango w'umukobwa waramuhekaga ukamushyira umuryango w'umusore. Iyo yabaga ageze kwa sebukwe, hari imihango yakorwaga yo kumwakira ikagenda itandukana bitewe n'agace. Hano naho turareba ingero z'uko byakorwaga bitewe n'agace nk'uko twabivuze haruguru. Hari nk'aho yabaga akiri mu bikingi by'amarembo, yahagararaga hejuru y'aho batabye urusyo. Nyirabukwe akamukoza umwuko ku gahanga. Hari aho umugeni yinjiraga agasanga sebukwe yicaye imbere, akamwicaza ku bibero, akanamuha inka y'ibibero, akabona kumujyana mu mbere. Ahandi umugeni n'abakwe bamaze kwinjira mu nzu, umuhango wabo araza akambika umukobwa umwishywa mu ijosi, akavuga ati ndakurongoye ndi kanaka. Umugeni akawikuramo akawujugunya hasi. Abari aho bakawutora bakawushyira ababyeyi b'umugeni. Umuhungu akongera akabunda intama y'amata akayimucira. Utayafite akamucira inzoga ivanze n'umubazi ngo azabyara atunge, ngo niko Ryangombe yabigenje. Nuko bose bamara kwicara, abakwe bagahabwa inzoga, uwa mbere agasoma agacira, undi nuko, n'abandi nuko. Abakwe bakabazanira indi akaba ariyo banywa. Niko abakwe babigenza, ntago banywa inzoga ya mbere. Abakobwa ntibanywa batabagaburiye. Abakobwa n'abasangwa bakabyina kugira ngo babimburire abashyitsi. Abashyitsi bamara gushira impumu nabo bakabyina ijoro ryose. Ahandi igihe cyo kurongora iyo kigeze, umukwe ajyana na muramu we afite inkongoro y'isugi irimo amata y'inka y'isugi, ni ukuvuga itarapfushije, n'imbuto z'imibazi, bakavanga n'ayo mata. Nuko bagera aho umugeni ari, umuhungu agasoma ku mata, agafata umwishywa mu ntoki, agacira umugeni mu mutwe, akamwambika n'umwishywa mu mutwe cyangwa mu ijosi, akivuga ati ndakurongoye ndi inkuba ya kanaka. Bakavuza impundu, umugeni akarira,
abakobwa bakabyina cyane ngo hatagira umva umugeni arira. Sebukwe akaza akamuhoza cyangwa umugabo we akamuha inka n'ikindi kintu, inigi cyangwa umuringa. Ubwo bikaba bibaye gatatu baha umugeni inka cyangwa ikindi kintu. Hari inka yo mu irembo, iyo kumukura ku bibero, n'iyo kumuhoza amaze guterwa umwishywa. Abajyaga gushyingira bagiraga vuba ijoro ritarakomera kugira ngo bashyingire impyisi itarahuma. Iyo impyisi yahumaga batarabikora barabyihoreraga ngo ubwo yabaga ibakunguriye, bikongera kuragurizwa bakaza babikora ubundi, kuko impyisi ngo yabaga ibasuriye ko umwe muri bazapfa, abasigaye bagasigara bahuma barira. Umukobwa urongoye yaragumiwe, umusore mbere yo kumushyiraho umwishywa no kumucira imbazi yabanzaga kumugira ishoka ku mutwe kugira ngo adakenyuka. Yamara kuyimugera, umugabo akamucira imbazi akabona no kumushyiraho umwishywa. Umukobwa wagumiwe iyo bashaka ko atazakenya umugabo bamuha igiti cyitwa mukuru n'akamaramahano. Bamuha n'isibyo n'inganzo, agacira muri mugore, umugabo akayinyaramo, bakayijyana mu mayira abiri ngo abagenzi baharenga bajyane ayo mahano. Ibyo byose bigatuma uwo mukobwa adakenya umugabo ashatse, kuko uwo mugabo aba yemeye kuba impangazi agahangamura aho abandi batahangaye baramutinye. Umugore w'umusumbakazi iyo ajya gutaha mu nzu agera ku gikingi cy'irembo akakivunaho agati, maze akagaruka akagashyira nyina akakamuhereza. Nyina ati, uragenda wubake urugo rwawe, uzafate nk'icyo gikingi cy'irembo uvunyeho ako gati. Nuko bakamucyurira umugabo we. Nyiramuko yamubonye aravuga ati, uranzire neza, uranzire nk'abambere. Yamara kwicara nyirabukwe akazana amata yuzuye inkongoro agahereza umukazana avuga ati, ngo aya mata yuzuye nawe uzanyuzurize nk'uko nanjye nkujurije ubu ngubu. Yaba adafite amata akamuha inzoga y'amarwa yuzuye agacuma, akamubwira kwa kundi ngo aramwujurije ngo nawe azamwuzurize amata meza mu Rwanda nk'uko nawe yayamuhaye. Urwagwa rwaraziraga rwitwaga incike. Nta mukobwa washyingirwaga yaratakaje ubusugi, kuko kubutakaza byabaga ari igisibo ku mukobwa, umuryango akomokamo ndetse n'igihugu. Uwabaga yatwise atarashyingirwa yafatwaga nk'uwatesheje igihugu ubusugi. Kugira ngo igihugu gisubirane iryo shema ry'ubusugi bwacyo, umukobwa bakamucira mu mahanga cyangwa bakamuroha. Igice cya gatandatu ni ugutinya. Nyuma yo kurongorwa hari iminsi umugeni yamaraga ari mu nzu adasohoka. Muri icyo gihe cyo gutinya yaboheraga nyirabukwe akebo k'ibara rimwe bakitaga nyirabitabo. Gutinya byafashaga umukobwa kumenyerana n'umuryango ajemo, akamenya imyitwarire n'imico biranga umuryango mushya ajemo. Igice cya karindwi ni ugutwikurura. Ni umuhango wakorwaga hagamijwe gusohora umugeni kugira ngo bamuhe uburenganzira bwo kujya ahagaragara, kugira ngo atangire imirimo ye. Habanzaga gukura abageni mu nyegamo, babogosha amasunzu, guha abana amata no kubereka imitwa. Mu kwerekwa imitwa, urugo rushya rwahabwaga ibyangombwa nkenerwa birimo ibikoresho, ibiribwa n'ibindi. Umuryango w'umukobwa wabaga wamuzaniye ibiribwa, imyaka n'ibikoresho byo mu gikoni. Umukwe mukuru niwe watumaga mu rugo ngo ayobore uwo muhango aherekejwe n'abakuze n'amasugi. Igice cya munani ni uguca mu irembo no kuramukanya. Guca mu irembo byakorwaga n'abageni bajya gusura iwabo w'umukobwa. Uyu muhango wabaga nyuma y'igihe runaka abashyingiwe baramenyereye urugo kandi baratangiye kurukorera. Abageni bajyanaga na se w'umuhungu, umuranga cyangwa se undi muntu washoboraga kubavugira ijambo. Bitwazaga inzoga, bagera iwabo w'umukobwa bagasangira kandi bakaganira hagamijwe gushimira umuryango w'umukobwa ko wabahaye umugeni mwiza. Igice cya nyuma ari nacyo cya 9 ni ugusura abageni. Ni umuhango wakorwaga n'iwabo w'umukobwa ugakorwa nyuma yo guca mu irembo. Ababyeyi b'umukobwa bateganyaga inzoga n'izindi mpano bashyira urugo rushya kugira ngo barufashe kwiteza imbere. Umuryango w'umukobwa
wabonaga umwanya uhagije wo kuganira n'umukwe wabo kuko nta misango myinshi yabaga iri mu gusura abageni. Nuko urugo rugakomera, bakabyara ahungu na kobwa, bagatunga bagatunganirwa. Ndabashimiye mwese abateze amatwi iki kiganiro. Nongeye kubararikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Nari Denise Shimwe.